uyu nguyu yabonye umupira uza umeze nk'intare arawufata. Abana bose baratangaye baravuga ati yewe filime bayise Shaolin Soccer. Aramuhereza umupira ati Kado ongera utere. Abandi bati tera arabigusabye. Umutoza araje arareba n'abandi bakinnyi ku ruhande bareba umuzamu baravuga ati ibi ntabishoboka. Uyu nguyu yarebye muri 90 arekura ishoti muri 90 awukuramo. Ntabwo bishoboka, that is impossible. Aramanuka arongera amuhereza umupira sasa. Noneho Kado nakubwiye ni tera. Undi n'umujinya rero umupira araza azamuka mu kirere, arazamuka ati aka ni agasuzuguro. Yarekuye ishoti muzamu, umupira uragenda usakumba ibyatsi byose byo mu kibuga arawufata. Uyu nawe baramuhamagara avuga ati ndagukunda, niryo jambo yavuze. Bamutera umupira w'agatuza arafunga. Aragaruka unamutera w'agahanga akora ikinyuma arafunga. Umugabo afitemo akantu k'agasereri ariko nta kundi yabigenza. Ati mutere nditeguye. Noneho bari koci amutera ishoti unamutera umutwe, umupira wo mu nda. Abagabo ntambabazi bigeze. Yewe data we, urati turimo turakina mu buryo budaciye mu mucyo. Ati ntabwo ariko mbitekereza. Baragiye bagushotera umunyezamu, mwashota undashota. Yewe data we. Umutoza aravuga ati ibingibi ntabwo bibaho. Yewe data we, iyi match ntabwo ibaho. Nawe umupira yarawufashe ufata kunda, arangije arihaga arawubarekera. Ati bavandimwe tugende. Ati iki? Iyi match ati reba. Umwe yarazamutse sasa yeza mugenzi ashira ku rutugu amuhereza pasi. Unamutera pasi yo ku mutwe, unarazamuka garenshi. Umuzamu akuramo ariko sinzi. Yewe data we, wawundi wirariraga. Umutoza ati wamusenze wegenda ufate. Wakubise ku giti kizamundi ati ntabwo nabyizera. Rubiti ati penalty aratera. Igitego. Baraserebura. Abandi batise bigenze bite. Ati nabishoboka, ati just etrika yeza mugenzi we arashota igitego. Ati sayibi nibiki, abandi baraserebura. Ati nibikiza bijya mbere byabacanze ikipe y'umweru. Yewe ikipe mwati mureke tubereke ibyo dushobora gukora. Ati nibyo. Bararebana. Ati komeza. Amwaga umupira arashota igitego kiba kigiyemo baraserebura. Umwe ati mukire bice mu muco ati rwose kandi muduhe n'amahirwe narwo. Arazamuka none uyu nguyu. Ni n'ikipe bongeye guhura. Arazamuka ikirere gihita gihindura ibara. Yateye umupira ishoti. Shaolin araworosha. Yewe data we, araworosha ayija ukaragira ku rutoki. Abangaba ati ko bidashoboka, umutoza bati yewe
arabikoze. Uyu nguyu aravuga ati ntabwo bishoboka, that is impossible. Umukobwa w'umushauri ntabwo yoroshe hano, arangije arawukaraga, umuyaga urazamuka. Arabitegereza ati mwebwe, ati muraje mumbone noneho sasa aho mbera akaga. Araseka, none nawe araseka. Ati wadutunguye mwana. Arareba, arangije awuzamura mu kirere sasa. Mugenzi we mu kubibona nawe arazamuka mu kirere, arikaraga nimero 10 niwe wazengereje abantu, arikaraga mu kirere ashaka kugira ngo agere ku mupira, arikaraga ariko sinzi katurebe. Yatera ishoti amanura umupira mu zamu agwa hasi. Umupira waragiye usakumba ibiti n'ibiki byose n'ibyatsi byose. Yewe umutoza ati ntabwo bibaho. Yewe ibintu ntabwo byoroshye hano, umunyezamu katurora ukuntu ari bubyifate mo. Umuyaga waraje wambura umunyezamu imyenda, n'izamu rihita risenyuka. Uyu nguyu usaza ati nge nakwereka bastard. Yaramukuye amenyo. Wowe attention. Ati mbabarira. Ati wavuze ko udashobora gukoresha kungufu mu kurwana. Bamuteye umupira, atera umusenzi shoti. Agira iserera agwa hasi. Ati nandi hano kugira ngo namwe, atabwo ndi hano kugira ngo nyine umupira. Abandi barahaguruka mugenzi. Ati biragije kuri kungufu yawe. Undi mugenzi araruka. Ati wiba umwana gutyo. Ati siki. Undi nawe amutereye umupira arawufunga. Yashose umupira, abangaba bose bagwa hasi. Abandi bahise birukaho, n'undi aramushota. Baravuga bati ntabwo byoroshye. Uyu nguyu yaratangaye, aravuga ati ntabwo bibaho. None nawe agiye kwiruka, uyu nguyu yashose umupira hejuru. Ibiti byose biramanuka byishinga iruhande rwe. Ati ndayamanitse kandi nsabye imbabazi. Aravuga ati si abasenzi kare kose. Uyu nguyu aragiye kurwana, atera inkoni hasi ati reka da ntabwo mbirimo, arafunga. Aravuga ngo agiye kurwana azivanayo. Ati hari amahirwe ufite. Mugenzi, match y'abashaurini yahise irangirira aho ngaho. Ikipe y'umutuku ya nimero 10 niyo byarangiye itsinze, kubise nimero 11. Niko byashe kugenda itwara igikombe muri ubwo buryo.